turabasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hari inkuru itugezeho y'incamugongo, inkuru ibabaje imitima y'abantu, inkuru iri gushengura abantu. Ni impanuka ibere hariya Ibatsinda, hahita hapfiramo umupasiteri ndetse n'umwarimu ADEPR Giheka na ADEPR Batsinda. Ni inkuru itoroshye kuyakira. Hanyuma iyi nkuru itugezeho ivuga ko pasiteri na mwarimu bakoze impanuka, muri iyo mpanuka bose bahita basiga ubuzima. Ni inkuru itoroshye, ni inkuru ishenguye abantu imitima, ni inkuru igoye kuyumva mu matwi, ni inkuru mbi ibabaje, ariko nta kundi. Biravuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka ati ye muruhuke imiruho n'imihati. Biravuze ngo urupfu ni irembo riduhuza n'Imana. Hanyuma dukomeje umuryango w'abasigaye, dukomeje umuryango w'aba kwa pasiteri ndetse no kwa mwarimu, dukomeje abakirisitu ba ADEPR Batsinda ndetse n'abakirisitu ba ADEPR Giheka. Turavuze ngo Imana bakomeze kuba muguza abantu b'ingenzi, kandi ntabwo byoroshye kubyakira inkuru. Tumaze iminsi twumva inkuru z'impanuka, abantu bakaburamo ubuzima, abandi bagapfa, abandi bagakomereka, ariko ni inkuru tumaze iminsi twumva ziri kujya zibihira amatwi yacu. Turi gukomeza abantu bibatsinda ndetse n'ADEPR Giheka, turimo tubakomeza tubavuga ngo mukomere, kandi Imana ibahe imitima ikomeye zibakomeze, ibahe ihumure rikwiriye mu mitima yanyu. Hanyuma iyi nkuru ni inkuru ije ikurikira indi. Ejo bundi twabonye mu majyepfo habera impanuka iteye ubwoba ubwo urenze Bishengezo ku mugomerano bita ku Gashyamba. Habera impanuka iteye ubwoba, imodoka yavuga i Kigali ipakiye ikaza ikagonga itagisi y'abana ririmo abana 16, bose barakomereka mu buryo bukomeye. Hanyuma metresse cyangwa se umwarimu wajyaga agenda bashyira mu modoka na shoferi bari hanze y'imodoka. Imodoka yari ipakiye yaraje igonga imodoka yari ihagaze, hanyuma imaze kuyigonga iyo modoka yagenda ikubita ku biti mu ishyamba. Bana bamwe bakomereka mu mutwe, kugeza ubu hari bamwe bari sehashika bamaze kubaga, abandi bari ku bitaro bya Rukoma, ariko bararembye, ariko nta numwe wapfuye muri bo. Iyo nkuru nziza ihari. Iyi mpanuka imodoka imaze kujyana iyo modoka y'abana iyisunitse kubise mu ishyamba, iragaruka igwira metresse ndetse na shoferi, nabo bari mu bitaro. Hanyuma iyi nkuru irababaje, nayo iteye agahinda ku bantu bayibonye bari bahari. Yari biteye agahinda ko abantu bari barambaraye mu ishyamba. Aba bana bari barambaraye mu ishyamba, bamwe abandi bakiri mu modoka. Umuntu hatamugaga afite imodoka mugira neza wese, bitewe n'agahinda n'ibyo yabonaga ahantu mu ishyamba, yahita agafata umwana akamujyana ku bitaro Rukoma. Kuko babonye bategereza ambulance, abonye abantu bari bushema amaraso, bamwe bagapfa cyangwa abandi bagapfira muri iryo shyamba. Iyi modoka ikimara kuyisunika ikigeza mu ishyamba yihuje n'ibiti, abana bari bicaye imbere kwa shoferi, cyacuzura imbere cyaraje kibatsakama amaguru abenshi kugira ngo bazabashe guhagarara biragoye. Bishobora no kuzakuzamo ubumuga bwa burundu bw'amaguru. Hanyuma iyi mpanuka irababaje, gusa ntabwo baravuga icyayiteye, ntabwo baramenyekana icyayiteye, icyatumye iyi modoka zikagonga iyi modoka y'abana ari ihagaze. Ntabwo baramenya ikintu cyayiteye, ntabwo birasobanuka neza. Hanyuma iyi mpanuka ije yakurikiye yari yabereye Rulindo, hapfuyemo abantu benshi. Iriya nkuru nayo yashenguye imitima y'abantu hariya ku Kirenge. Ni inkuru yateye agahinda abantu benshi, yabaje abantu benshi, yakuye abantu umutima ari benshi. Hapfuyemo abantu benshi muri iriya modoka. Umusore warokotse muri yo, ko harimo benshi bavuze barokotse ariko bafite ubumuga bazibanira iminsi yose. Umusore umwe warokotse muri yo ubu ni muzima, ari gushima Imana. Yavuze ko bajya gukora impanuka, agiye kubona umushoferi ageze mu wundi mukono w'abandi, agiye kuvuga ngo yumva ngo akubise ikintu, ingofero biracitse, ngakubita igiti, impanuka yiberangura, ngo yashidutse asanga arimo aryamanye n'abantu bapfuye. Ngo bimutera ubwoba, yongeye kugarura ubwenge ari kwa muganga. Iriya nkuru nayo yaje ibabaje imitima y'abantu, ishinguye imitima y'abantu. Ntabwo byari byoroshye kwakira inkuru nk'iriya, ntabwo byari byoroshye. Uzajya ubona ugiye uvuye mu rugo, gisenga Imana, cyabiragiza Imana, genda wejejwe,
utazi umunsi n'igihe. Niba Yesu atinze, urupfu ntabwo rutinze. Iki ni igihe cy'uko Imana iri gusarura, igasarura abato, igasarura abakuru, iri kujyana bishatse, iri gusarura bishatse, igasiga bishatse. Nuzajya ubona uvuye mu rugo, ugiye nko mu kazi, ugiye nko mu rugendo, uragize Imana urugendo rwawe, kandi ugende wejejwe, kandi ugishima Imana, ariko ugishima Imana ariko ubonye wongeye gusubira mu rugo, kuko igihe utarasubira mu rugo isa n'isaha wakora impanuka. Iki ni igihe cy'uko impanuka zeze, kandi izi mpanuka zikuba ari impanuka zikomeye. Hanyuma abantu bose mwabuze abanyu, mubaburiye mu mpanuka, abantu murwaje, abantu bahuye n'impanuka, mugomeze gukomera. Imana ibahe ihumure, kuko ariyo nyiri ihumure, kandi igomeze kubakomeza. Hanyuma ni channel yacu yitwa Iramiro TV. Wakora subscribe, ukasangiza n'abandi, ukakora share, like, comment, ukajya natwe mu mwarimu namaze gupfa. Namaze gupfa, mbese batinda umbe ngo ikanyeganye atenda nakineka aciye mu giko giteye ubwoba. Bamaze gupfa, mwarimu nyaninga namaze gupfa. Abandi igihe n'abagabo muri korera bagifitiye Imana. Abangabo bafashe ukuboko kw'iburyo